Mu gihe u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere ubucuruzi bw'isoko rishingiye ku ikoranabuhanga, abafite ubumuga baracyagaragaza ko bagihura n'imbogamizi zitandukanye zirimo kuba bajya ku isoko guhaha ndetse na serivisi z'imari badafite umuntu baherekeje. Bakifuza ko hakomeza gushyigikirwa ubucuruzi budaheza buri wese. Abafite ubumuga bw'ingingo nk'ikitubangamiye ni amasikariye, ku buryo ushobora kujya guhaha ukaba utahagera, ugiye no muri banki bikakugora, ugasanga ni ibibazo duhura nabyo mu guhaha nuko tudashobora kwibarira amafaranga. Rero habayeho icyuma umuntu ashyiraho amafaranga kiyamubwira umubare wayo, leta yabidufashije umuntu agashobora kwihahira. Iyo tugiye guhaha twifashisha abandi bantu, kujya kuri banki nabwo twifashisha abandi bantu, kuko ntabwo umuntu yamenya amafaranga bamuhaye ariyo, kugira ngo ayibarira yamenye. Hari telefone kwandika kuba ngo 1 2 fuka, izo ngizo abatabona twashaka kuzikoresha. Natwe dufite ubumuga bwo kutabona, ugiye guhaha bari ikibazo, ngo wagenda wenyine bisaba kwiyambaza umuntu mujyana akayikureberera. Ibi abafite ubumuga bagaragaza ni nabyo umwe mu bafasha guhaha cyangwa kugera ku zindi serivisi bakeneye, avuga ko ari ikibazo. Uburyo mbafashamo amizi bakunze guhura nazo ni imbogamizi zo kuba bakishyura amafaranga, kutayabona no kutabasha kuba bayishyura babyikoreye. Abafite ubumuga bwo kuba bagufi ntago byaborohera kuba bagira icyo bashyikira batitabaje undi muntu. Paul Mbonyi, umukozi w'umuryango ushinzwe kurengera abaguzi mu Rwanda ADECOR, nawe avuga ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kurengera umuguzi, hakiri ibyiciro byihariye bikiri inyuma, cyane cyane abafite ubumuga. Ibyiciro byihariye bitabona serivisi cyangwa bitoroherezwa ku burenganzira bwabo nk'abaguzi, nko ku bantu bari mu cyiciro cy'abafite ubumuga. Abafite ikibazo cyo kutumva, cyo kutabona, bitabwaho bati iyo tugiye kuri biriya byuma dushobora gufataho amafaranga, umuntu utabona aroroherezwa, ntabwo ariko bimeze. Ese iyo dufashe kuba wakohereza cyangwa ukakira amafaranga kuri telefone, ese telefone tubona ku isoko hano rwacu zorohereza abatabona? Ntabwo ariko bimeze. Hari bimaze gukorwa, ariko ni ngombwa nanone ko hakorwa byinshi kugira ngo uburenganzira bwa buri wese mu cyiciro cye. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebahizi agaragaza ko hari ingamba zigamije gukemura iki kibazo, zirimo guteza imbere ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga butuma serivisi zegerezwa abaturage bose. Abafite ubumuga bashobora kugira imbogamizi zo kugera aho babonera serivisi cyangwa se kugera ku masoko y'ibicuruzwa. Turi gushyira imbaraga mu bucuruzi ikoranabuhanga. Ushobora gutumiza igicuruzwa kuri murandasi ukakishyura ikagezwaho uri. Turimo gushyiramo imbaraga ibijyanye na serivisi, nabyo turi gukora ku buryo serivisi zose zitangwa n'inzego za leta zashishikariza n'abikorera kuba zose zabonekera ku irembo, ku buryo umuntu abona serivisi atavuye ahari. Iyo rero ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga, umuntu ufite ubumuga akaba afite agakoresho koranabuhanga, azagira amahirwe yo gukoresha iyo tekinoloji. Ni mu gihe iterambere ry'ubucuruzi ridakwiye gusiga inyuma bamwe, ahubwo rikwiye kugera kuri bose, by'umwihariko abafite ubumuga, kugira ngo nabo bagire uruhare mu bukungu bw'igihugu no kungukira ku isoko nk'abandi banyarwanda. Inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NCPD igaragaza ko mu bushakashatsi bw'umwaka wa 2025 ku bantu bafite ubumuga mu Rwanda, bagaragaza ko abafite ubumuga muri rusange bangana n'ibihumbi 562 n'ijana abangana na 44.5% ni abagabo, naho abagore bakangana na 52.2%, mu gihe 0.3% nta makuru ahagije ku mibereho yabo yamenyekanye. Emilienne Kayitesi, Isango Star.